ubwo ubupapa bwakoraga itegeko rya kabiri ribuzanya gusenga ibishushanyo, nanone Kiliziya Gatolika yari isohoje ubuhanuzi bwo muri Daniel 7:25 bw'uko yari kuzibwira guhindura amategeko y'Imana. Iyo ugereranije amategeko y'Imana nayo ari muri katekisimu ya Kiliziya Gatolika, uzabangukirwa no kubona ko binyuze mu bikorwa n'amategeko teka byabo, Kiliziya Gatolika yakoze impinduka nyinshi ku mategeko 10. Muri make, hano hari amategeko 10 yo muri Bibiliya. Irya mbere, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Irya kabiri, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa ngo ubyikubite imbere. Irya gatatu, ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Irya kane, wibuke kweza umunsi w'isabato. Irya gatanu, wubahe so na nyoko. Irya gatandatu, ntukice. Irya karindwi, ntugasambane. Irya munani, ntukibe. Irya cyenda, ntugashinje ibinyoma umuturanyi wawe. Irya 10, ntukifuze umugore w'umuturanyi wawe cyangwa ibintu bye. Umva noneho ko Kiliziya Gatolika yigishamo amategeko 10 muri katekisimu yayo. Icya mbere, ngira ngo uribuka ko itegeko rya mbere rigira riti ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Nyamara Kiliziya Gatolika yo ivuga ko Papa ari Yesu ubwe uwihishe inyuma y'umwenda ukingiriza ari wo mubiri. Bino byo kuvuga ko Papa ari Imana no gutuka Imana. Bityo rero Kiliziya Gatolika binyuze mu bitangaza ihindura ubusa rino tegeko. Reba akavido ka 10 uri buboneyo ibihamya bibiri muri byinshi cyane duhabwa n'abagatolika ubwabo bivuga ko Papa ari Imana. Dukomeze no kutegeko rya kabiri. Ibiturutse kuba Kiliziya Gatolika ihumanijwe n'ibishushanyo bisengwa, byabasabye gukuramo itegeko rya kabiri ribuzanya gusenga ibishushanyo cyangwa kubyunamira. Abapapa n'abapadiri bigisha binyuze mu rugero batanga ko ari ntacyo bitwaye gupfukama imbere y'ibishushanyo, ubyubashye cyane, ubiciriye bugufi kandi ubyerereza mu buryo busobanutse. Bino no kwisha itegeko rya kabiri ry'Imana. Biturutse kuba itegeko rya kabiri ryarakuwemo, andi mategeko yose asigaye yegejweho imbere umwanya umwe, ku buryo itegeko rya gatatu ry'Imana ryahindutse rya kabiri rya Kiliziya Gatolika. Ubwo rero itegeko rya kabiri rya Kiliziya Gatolika ni ringo ntugakoreshereze ubusa izina ry'Imana. Icya gatatu nuko Kiliziya Gatolika yahinduye isabato y'Imana ikayikora ku wa gatandatu wa leta ikayimurira ku cyumweru. Kubw'ibyo rero bica kandi bakirengagiza rino tegeko naryo. Reba akavido ka 11 ku bivugwa n'abagatolika bihamya ibingibi. Irya kane, wubahe ababyeyi bawe. Irya gatanu, ntukice. Irya gatandatu, ntugasambane. Irya karindwi, ntukibe. Irya munani, ntukabeshye. Biturutse ku itegeko rya kabiri ryarasibwe, Kiliziya Gatolika ifata itegeko rihera rirebana no kwifuza ikarigabanya amabiri ajyanye no kwifuza. Muri ubwo buryo baguma bafite amategeko 10 muri katekisimu zabo. Ayo mategeko abiri niyo aya ngaya. Irya 9, ntukifuze umugore w'umuturanyi wawe. Irya 10, ntukifuze ibintu by'umuturanyi wawe. Ubwo rero Kiliziya Gatolika yica itegeko ribanza binyuze mu kuvuga ko Papa ari Imana ku isi. Basibye itegeko rya kabiri kugira ngo bateze imbere kwerereza ibishushanyo. Itegeko rya kane barikuye ku gatandatu wa leta baryimurira ku cyumweru. Hanyuma mu buryo bwo kugira ngo basimbuze rya tegeko basibye, bafata irya nyuma bakarigabanya amabiri agaruka ku ngingo imwe. Ubu noneho ni igihe ngo nibarize buri mwizera niba icyifuzo cye ari gukurikira umukiza we Umwami Yesu Kristo binyuze mu gukomeza amategeko ye, cyangwa se niba ari gukurikiza amategeko ya Kiliziya Gatolika yagiye agira uruhare ku mahame n'inyigisho bya menshi mu matorero ya Giprotestani y'uno munsi, harimo n'inyigisho yo gukomeza umunsi w'icyumweru nk'umunsi wo gusengaho mu cyimbo cy'isabato y'Imana yo ku wa gatandatu wa leta. Muri Matayo 15:9 Yesu yagize ati, ariko bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ibyo Yesu avuga birasobanutse rwose. Niba ukurikiza inyigisho z'abantu mu cyimbo cya Bibiliya, ubwo kumusenga kwawe ni uko ubusa. Niba ugishidikanya ku gusenga ibishushanyo uko muri Kiliziya Gatolika, wowe gusa itegereza n'amashusho mu gihe tuzana kano gace ku musozo. Hano hari Papa arimo arerereza igishushanyo cya Mariya. Hari ibindi bishushanyo bisaga 100 bibakikije biri ku dusongero tw'i Vatikani. Inshuti, nta n'umwe ufite ububasha bwo guhindura amategeko y'Imana. Papa ntabwo ari Imana ku isi. Amategeko 10 y'Imana aracyariho na none munsi, kandi abantu b'Imana bazayakomeza yose uko yakabaye, harimo n'isabato y'umunsi wa karindwi nk'uko biri mu Baheburayo 4:1-11. Mu byakozwe n'intumwa 5:29 Petero agira ati, ibikwiriye no kumvira Imana kuruta abantu. Iyo niyo nama ya Petero buri mwizera akwiye gukurikiza. Twiseguye rwose ku bagatolika bose na buri umwe usenga ku munsi w'icyumweru
cyangwa se ku wundi munsi utari kuwa gatandatu wa leta wose abatuye Bibiliya, kubera ko urukundo nyarwo rusaba kubwiriza ukuri nk'uko kuri muri Bibiliya, hato hatazagira umuntu udafite uburyarya ubiyoberezwamo, kubera ko bishyira mu kaga ahazaza hawe ho mu buziraherezo. Mu Byahishuwe 18:4 Imana iduha umuburo usobanutse ubwira buri umwe ubarizwa mu matorero adakomeza amategeko y'Imana ahagarariweyo na Babuloni uti, bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Bwa nyuma tugutumiye kuza gusura itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi rikwegereye, ugasaba pasitoro cyangwa umukuru w'itorero kuguha ibyigisho bya Bibiliya kugira ngo wige byinshi kuri Yesu no ku kuri kw'ingenzi cyane uko muri Bibiliya gukenewe ngo umuntu azarokoke mu minsi iri imbere aha. Nyamuna wibuke gukurikira agace gakurikiraho ukuzuza inyigo yacu yo kuri Daniel 7. Imana iguhana umugisha nabukunda.